nanjye nzaba umugabo. Mu itangazo ryatunguye benshi kuri iki cyumweru ku tariki ya 25 z'ukwezi kwa 10 2020 ku Banyarwanda yari inkuru nziza ishimishije by'umwihariko kuri Kiliziya Gatolika. Monsignor Antoine Kambanda, Archivescovo di Kigali, Rwanda. Ni mwijwi rya Papa Francis ubwe ku giti wahamagaye Monsignor Antoine Kambanda ko ahawe ubukardinali akajya mu nama ifata ibyemezo urwego rukuru cyane muri Kiliziya Gatolika ku isi. Urwego ruba rufite mu nshingano gutora papa mu gihe undi yaba yeguye cyangwa se atakiriho. Uru rwego kandi Monsignor Kambanda yagiyemo nk'umukardinali, muri bo niho hatorwamo uzaba papa. Monsignor Antoine Kambanda wahawe inkoni ya gishumba muri Nyakanga 2013 abaye umunyarwanda wa mbere ugizwe kardinali, akaba yimikanwe n'abandi 12 barimo 9 bari munsi y'imyaka 80 y'ubukuru. Muri abo ngabo 9 bari munsi y'imyaka 80 y'ubukuru nimo Monsignor Antoine Kambanda w'umunyarwanda aherereye. Umwe mu babaye abakardinali ari batoya cyane kubera ko afite imyaka 61 y'amavuko. Bizemezwa burundu ku tariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka w'2020. Uyu Monsignor Antoine Kambanda ni muntu ki? Nigireho ni ikiganiro cya Trustware TV gitegurwa na Trustware Studio. Uyu Musenyeri Kambanda Antoine yavutse ku tariki ya 10 ukwezi kwa 11 1958 avukira muri Archdiocese ya Kigali. Kuri ubu mu mwaka w'2020 atorewe kuba umukardinali, afite imyaka 61 naye nabivuze haruguru. Amashuri abanza yayigiye i Burundi no muri Uganda amashuri makuru kubera ko yabagaho mu buzima bwa gihunzi. Gusa nyuma yaho yaje gukomeza amashuri ye makuru. Nyuma y'imyaka mike yagiye kuyakomereza muri Kenya. Yarangije amasomo ya teologiya mu seminari nkuru ya Nyakibanda muri Diocese ya Butare. Ku itariki ya 8 Nzeri hari mu 1990 yahawe upadiri na Mutagatifu Papa Yohani Paulo wa II Imbare muri Diocese ya Kabgayi igihe yari mu rugendo rwa gishumba mu Rwanda. Ibintu Musenyeri Kambanda Antoine ahamya yuko byari nk'igitangaza kuri we, ibintu abakristo bemeza yuko ari umugisha yahawe ubwo yari akimikirwa kuba padiri. Icyo gihe yimitswe na Papa Yohani Paulo wa II uze haruguru. Ibi bintu rero kuba yarimitswe na Papa ubwe, abakristo benshi babibonamo nk'imbaraga ikomeye. Yewe na ubwe yemeza ko ari umugisha yagize. Muri icyo gihe yarashoje amasomo yo kuba umudiyakoni ubwo yagombaga kugirwa umupadiri. Narangije seminari nkuru bigahura nuko muri Butungane Papa aje gusura u Rwanda, akaza kurusura turangije umwaka w'amashuri wa seminari. Inama y'abepiskopi igasanga byaba byiza abadiyakoni barangije bahabwa ubupadiri na Nyirubutungane Papa uje mu ruzinduko. Ni ibintu byari bisanzwe mu muco wahagiye yahageze hari abitegura nk'uko, nubwo nta gato twenyine gusa. Muri Tanzania niwe wabubahaye, Burundi niwe wabubahaye, n'iwacu nawe muri urwo ruzinduko nyine. Ntabwo rero ko ari Imana iba yarabigennye mu kwigena amateka yacu, ariko byaranshimishije kuba buhawe na Nyirubutungane Papa ubwe, kuko mu busaseredoti umuntu abuhabwa n'umwepiskopi nawe wabuhawe, ni uruhererekane. Noneho kuba twebwe ari uruhererekane diregite kuva kuri Nyirubutungane Papa, ni amahirwe akomeye dushimira Imana. Noneho wakongeraho yuko ni na Papa gusa ahubwo yabaye n'umutagatifu, rero dushimira Imana.
Kambanda agihabwa ubusaseridoti yatangiriye ubutumwa bwe nk'umwarimu, akaba n'ushinzwe amasomo mu iseminari nto ya Ndera i Kigali kuva mu mwaka w'1993 kugeza mu mwaka w'1999. Yagiye gukomereza amasomo muri kaminuza i Roma, ahakura impamyabushobozi ihanitse muri teolojiya morale. Kuva mu 1999 kugeza mu 2005 yabaye umuyobozi wa Karitasi ya Arikidiyoseze ya Kigali, aba n'umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Arikidiyoseze ya Kigali. Ibyo byose yabifatanyaga no kwigisha mu iseminari nkuru ya Nyakibanda, akaba n'umuyobozi wa roho mu iseminari nkuru ya Rutongo. Kuva mu mwaka w'2005 kugeza mu mwaka w'2006 yabaye umuyobozi wa seminari nkuru ya Kabgayi. Mu 2006 kugera mu 2013 yagizwe umuyobozi mukuru wa seminari nkuru ya Nyakibanda. Amateka rero akomeye Kambanda yatangiye kuyandika ku itariki ya 3 Gicurasi mu mwaka w'2013. Kuri uwo munsi nibwo nyir'ubutungane Papa Francisco yamutoreye kuba umushumba wa Diyoseze ya Kibungo. Noneho ku itariki ya 20 Nyakanga 2013 nibwo yahawe inkoni ya gishumba. Amateka ye atangira kuzamuka muri Kiliziya Gatolika. Izina rye Kambanda Antoine riravugwa, yewe aza no kugirirwa icyizere cy'abagiye mu nama yabereye i Vatikane. Inama ifata ibyemezo yari yoherejwe ka Monseigneur uhagarariye abandi mu Rwanda. Nkuko nabibabwiye yuko yatowe ku itariki 3 Gicurasi 2013, ariko aza kwemezwa na Papa ku itariki 7 Gicurasi 2013. Kuri uwo munsi hari kuwa gatandatu, hari nyuma y'imyaka isaga 3 iyi diyoseze idafite umushumba. Yagiyeho asimbuye Musenyeri Kizito bahuje imihigo wahoze uyiyobora, ariko mu mwaka w'2010 uyu Kizito akaza kwegura. Mu byatumye yegura harimo ibibazo by'ubukungu byabaga muri iyi diyoseze. Byashobokaga ko imwe mu mitungo ya Kiliziya ibarizwa muri iyi diyoseze byashobokaga ko yaza gutezwa cyamunara n'amabanki. Mu byo uyu Musenyeri Antoine Kambanda yashimiwe nuko mu myaka 2 gusa atangiye kuyobora iyi diyoseze ibibazo by'ubukungu byose yari amaze kubikemura. Kuri iyo tariki rero ya 7 Gicurasi 2013 Papa Francisco yatoreye Musenyeri Antoine Kambanda kuyobora iyi diyoseze, maze ahabwa ubutumwa mu ibaruwa imwemerera kuyobora. Harimo ubutumwa butoya bugira buti uzakore umurimo wa gishumba uharanira kuragira ubushyo no kwisanisha na Kristo. Ubutumwa bunamusaba kuzaba indahemuka mu muryango w'Imana. Imbere y'imbaga y'Abakristo, Musenyeri Kambanda yemeye ko azaharanira kubaka Kiliziya, kwitangira imbaga ntagatifu y'Imana nk'umubyeyi ugira impuhwe, akayiteza imbere no kuzaba umushumba mwiza kandi akamenya intamba zazimiye. Kuri uwo munsi Musenyeri Kambanda yasizwe amavuta y'ubutore, yambikwa ingofero yerekana ubutungane, anahabwa inkoni y'ubushyumba isobanura ko abaye umwungeri, bityo ko agomba kuragira neza intama aragijwe, akazitaho, akazimenyera urwuri rutoshye, nk'uko byagarutsweho mu ijambo ry'Imana mu Ivanjiri ntagatifu yanditswe na Yohana ibice 21 kuva ku murongo wa 15 ukagera ku murongo wa 19. Ni ahantu handitse ngo ragira intama zanjye. Kandi kuri uwo munsi yahawe inkoni nk'ikimenyetso cyo kuba umwepiskopi uyobora Kiliziya y'Imana by'umwihariko, akaba ashinzwe Abakristo na Kiliziya kubayobora mu nzira y'ubutungane. Uhagarariye intumwa ya Papa mu Rwanda, Luciano Lucier, yagize ati ni umunsi w'ibyishimo no gutekereza ku Bukristo, ku Bakristo ba Diyoseze ya Kibungo. Ku rundi ruhande kandi uwari Minisitiri w'Intebe Dr Pierre Damien Habumuremyi wari uhagarariye leta
yagaragaje ko yishimiye ko diyoseze ya Kibungo ibonye umushumba, kandi avuga ko Perezida wa Repubulika nawe yamuhaye ubutumwa. Ati yantumye ngo mbifurize umunsi mukuru mwiza no kubashimira uburyo mwitabira gahunda zigamije kubateza imbere, ko kubera iyo mpamvu azakomeza gufatanya namwe muri gahunda yo gufasha abanyarwanda kwihesha agaciro. Minisitiri w'Intebe kandi yavuze ko ari n'umwanya wo gushyigikira imikoranire myiza ya leta na Kiliziya Gatolika mu bikorwa birimo uburezi, ubuvuzi, gufasha abatishoboye, kubanisha neza abanyarwanda ndetse n'ibindi. Ku itariki 19 Ugushyingo 2018 nibwo Papa Francisco yamutoreye kuba Arkiyepiskopi wa Kigali. Kuwa 27 Mutarama 2019 abari bwasimbura Arkiyepiskopi Tadeyo Ntihinyurwa wari ugiye mu kiruhuko. Kuri iki cyumweru ku tariki ya 25 z'ukwezi kwa 10 2020 Papa Francisco yamusomye ari ku rutonde rw'abandi 13 bagizwe abakardinali. Monsignore Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Monsignor Antoine Kambanda, arcivescovo di Kigali, Rwanda, Monsignor Wilton Grigori. Abakristo Gatolika mu Rwanda bakomeje kumusabira ngo Imana imwongerere imbaraga ziva mu ijuru, akomeze kuzuza neza inshingano yamutoreye. Wigireho ni ikiganiro cya Trustware TV gitegurwa na Trustware Studio. Mwibutse gukanda subscribe niba utarayikanda, kandi nawe niba wifuza kwamamaza ibikorwa byawe uhawe ikaze. Twandikire kuri email ubona hejuru yawe, ushobora yewe no gukoresha WhatsApp ukatwandikira. Tuguhaye ikaze.